nibukaga iminsi ya kera ndimo ndamburira Imana amaboko yo haleluya ndimo ndamburira Imana amaboko nambaye iyo myenda mvuka mu muryango w'abapagani nibuka imirimo y'Uwiteka haleluya iminsi ya kera iyo utayibuka nta nubwo utekereza iyo uri kujyamo kuko udatekereje ngo umenye aho uva ntabwo wamenya aho ujya agakiza rero kukabamo ni ugutekereza iminsi ya kera ukarambura amaboko Uwiteka kandi ugakomeza urugendo kurya kwambara n'ugukishuro ariko ijambo ry'Uwiteka birashoboka kubukeye birashoboka kubumutinya kurya kwambara n'ugukishuro ariko ijambo ry'Uwiteka uzakomera kandi uzabaho akanwa k'Uwiteka niko kabivuze uzakomera kandi uzabaho akanwa k'Uwiteka niko kabivuze Imana yacu yatuzi yaduhinduye abanyamugisha nta n'uzamuhangara Imana yacu iratuzi kandi burya kwemera yaduhinduye abanyamugisha nta n'uzamuhangara uzakomera kandi uzabaho akanwa k'Uwiteka niko kabivuze uzakomera kandi uzabaho akanwa k'Uwiteka niko kabivuze haleluya karere ka Nyamasheke ndashima Imana kubw'uyu munsi haleluya twari tugiye kwica amategeko y'uyu munsi habura gato uyu munsi ndibaza
invitation ya Pastor Samuel yanditseho ko ari umunsi w'umunezero. Haleluya. Uwo munezero rero nta burenganzira ufite uri muri iri teraniro bwo gukuraho na gatoya. Niba uri ahangaha ukaba waje warasomye iyo invitation, nta burenganzira ufite bwo gukuraho n'umunezero na gatoya. Haleluya. Naho se ndeba intego y'iki giterane ndayisoma neza, ndeba Dawidi inzira yanyuzemo, ntekereza usomye mu gitabo cya mbere cya Samuel mu gice cya 16 igihe Imana yoherezaga Samuel ngo ajye kwa Yesayi kuko Imana yiboneyemo umwana. Haleluya. Ngarutse kuri uyu murongo uhereye ku murongo wa 5 uvuga ngo nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Nibutse iminsi ya kera ndayitekereza, nibaza cya gihe ntoranwa Imana ituma Samweli iramwohereza Yesayi azana abana be arabamurika. Imana iravuga ngo nta n'umurimo, ariko ijwi rirabaza ngo nta wundi usigaye. Nicyo cyatumye Dawidi avuga ati nibutse iminsi ya kera nturamburira amaboko, nibutse imirimo yawe. Imana icyubahiro. Haleluya. Ndongera ntekereza kuri Samweli, Pastor Samweli buriya yavuze ati ufite irangamuntu yo mu ruhango. Nibyo koko Samweli mumenya, namumenya atoragura ingata mu ruhango, ndwana nawe njugunya ingata ntuyinyanya, nawe agatora ingata akajya kuyigurisha, nkayimwambura tukayirwanira yambaye igikabutura. Muri iyo minsi nanjye nakwaga kumbabura, nari muto, inkoni yanjye yaringwaga mubi, nakubitaga abantu, nari nyir'umujyi, nta muntu n'umwe wakoragaho ashaka gukubitwa, wese yanyuragaho agakubitwa. Niyo mpamvu y'iri jambo narirebyeho naritekereza, nibaza Samweli mu gikabutura. Icyo gihe haba ikoranabuhanga, mba naramufotoye nawe akamfotora ari mu gikabutura turwanira ingata, nanjye nkora kumbabura turwana, tuza guhurira ahangaha icyango. Nibutse iminsi ya kera. Imirimo yawe nibutse ko ngure mu gikabutura, nibutse ko nguriye mu ruhando ntoragura ingata, turamburira amaboko. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ndibuka hatekereza iri jambo rya Dawidi, atekereje yitera inshuro. Nawe uzi niba usoma Bibiliya, Imana ikarimuhusha. Niba wibuka neza, wibuka icyo bapfanaga uriya muntu wamuteraga icumu. Niba ugisoma Bibiliya wibuka uriya muntu icyo yapfanaga na Dawidi. Dawidi ati nibutse iminsi ya kera. Ya kera. Ya. Haleluya. Mperutse kuzura imbaraga z'umwuka ndi muri paruwasi ya Kanzu, numva nuzuye imbaraga zo kujya mwa kariya gasoko ka nimugoroba, kubera umwuka w'Imana yarizwaga n'ibiberamo. Ndagenda mpagararamo, numva ijwi ntabwo rivuga cyane, mvuza induru kugira ngo abantu barangare bumve uko mbabwira. Ndababwira, numvaga ijwi rimbwira ngo mbabwire ngo niba udakijijwe urasigaye. Haleluya.
mvuze induru abantu bararangara baregukana baguraga inyanya barahagarara ndababwira nti Imana irambwiye ngo mbabwire ngo niba mudakijijwe murasiga. Haleluya. Mfite umudamu yarambwiye ati kandi bazagira ngo warasaze. Ndamubwira nti ufite impungenge z'ibisazi byanjye ntabwo bitora amashashi, ni ibisazi bya original bigendera kuri gahunda. Haleluya. Yesu ashimwe. Kuvuga kwa Dawidi yerekana imibabaro n'imiruho yarushye, yerekana agahinda. Njya kurobanurirwa ubupasitori nk'aya masaha baduhaye imyenda ngo tuyigere, turayigera turambara, turangije tuyishyira mu gikapu, baratubwira bati muzongera kwambara ejo. Imyenda yanjye ndayibika, nkajya ngendera hafi nk'inkoko irarira, ntazenguruka abandi bagiye kurya nimugoroba nijoro sinajyayo, basengera kuryama. Ndavuga ntariko none hagira umuntu Satani yariganya akantorera imyenda yanjye wati intebe ntayambara nkarara nicaye. Ndagenda mbwira umugore ntumva nkubwire aho Imana yankuye ndahazi nawe urahazi. Nagize amahirwe Imana mu mugore twaturanye, ubwo hazi rero pereza imyenda yanjye taza gusinzira, akagira umuntu Satani ariganya akanyinisha akayitora. Ndareka bazimya amatara, ndangije imyenda yanjye ndayifata ndayambara, nza ntebe uruhande rw'igitanda ndicara ndaramye. Ubwo nibukaga iminsi ya kera ndimo ndamburira Imana amaboko. Yo, haleluya. Nari ndimo ndamburira Imana amaboko nambaye iyo myenda. Mvuka mu muryango w'abapagani, ntabwo agakiza nkijijwe nagakuye mu muryango. Oya, nkizwa nuzura umwuka ubwa mbere. Naratashye barambwira bati twarakubwiye bari abantu wegera ni abantu bavuye kure banduye za Nyabingi none bazi kwandika. Baramfata banjyana mu bapfumu nijoro, bancisha indasago, bampa imiti ku ngufu, bavuga ko ari Nyabingi nanduye. Maze kurobanurwa narabahamagaye ndababwira nti muze murebe mu muryango wanyu havutsemo umupasitori, kandi ntabwo bikemewe gusubira inyuma. Nambaye iyo myenda nijoro, hari bagenzi banjye bakangutse saa 11, nari navuye gukaraba nongeye nayambara. Barambona bati wakoze ishyano, waraye wambaye imyenda kandi utararobanura. Ndavuga nti uko byagenda kose, aho kugira ngo ndwane no kwishaka bayibye, ndarwana no gusaba imbabazi nawe. Nakishijwe narababaye mbishaka, mba umupasitori mbishaka. Reka mubwire ngo narabishakaga, ntabwo nkubwira ko mu bapasitori hataba ibibazo. Hari ibibazo bingana n'abapasitori bibyibushye nkabo, ariko Imana itwigisha guhagarara muri byo tukarwana urwo rugamba. Haleluya. Nibutse iyo minsi ya kera, nyakubahwa pasitori Sara, nibutse iminsi ya kera, turamburira amaboko, tekereza imirimo yawe. Haleluya. Iri ni ijambo riryoshye. Imana yamaze kukwemera
uribuka n'iminsi ya kera kandi kutayiramburiye amaboko ngo tuyishime ni ukunyagwa zigahe umuhigo urawuhiguye. Haleluya. Naraye nambaye imyenda kubera iki? Muribuka Abisiraheli bavuga ngo babwira Mose, baramubwira bati aho wadukuye twararyaga, nubwo badukubitaga ariko baratugaburira. Bose arababwira ati ariko ubu butayu turimo buragoye nibyo, ariko ntimubugereranye na Egiputa twari. Ababwira ijambo ryo kubakomeza no gukomeza urugendo. Haleluya. Rero ugomba kumva wuzuye umwuka, wuzuye imbaraga zo gukomeza urugendo. Nta mpamvu yo gusubira inyuma, nta mpamvu yo gucika intege. Niba ugira ngo ndakubeshya, wibuke iminsi ya kera, wibuka aho Uwiteka yagukuye, wibuka ibyo yakuvanyemo, wibuka umuryango wawe, wibuka uko wanganaga, wibuka abavandimwe wari ufite cyangwa abaturanyi. Wibuka imirimo y'Uwiteka. Haleluya. Iminsi ya kera iyo utayibuka nta nubwo utekereza iyo uri kujyamo, kuko udatekereje ngo umenye aho uva ntabwo wamenya aho ujya. Agakiza rero kukabamo ni ugutekereza iminsi ya kera, ukarambura amaboko Uwiteka kandi ugakomeza urugendo. Haleluya. Uribuka Dawidi ni umuntu Imana yavuze ngo mbonye umuntu umutima wanjye amina. Reba umuntu Imana yavuze ngo mbonye umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka. Haleluya. Ndimo ndashaka gusoza. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Imana iherutse kumbwira ngo nzagukoresha, ndabikubwiye. Nanjye mbwira Imana ngo Mana ndakwemereye jya unkoresha. Yesu ashimwe. Intego yanjye ni ukwemerera Imana ikankoresha. Iyo nibutse ibyabayeho kera, nkatekereza intego Pastor Sam yaduhaye kugira ngo tuyitekerezeho uyu munsi, twicazwe no kwibaza kw'iri jambo. Yega dushatse turebye neza habaho no kwihana, tukagarukira Imana tukibuka yuko tutayishima uko bikwiriye. Ntabwo Imana ishyize ku munzani ibyo yagukoreye nawe ugashyiraho ibyo uyikorera, ntabwo byahura, wasanga warahemukiye Imana. Ntabwo urebye imbaraga z'Imana zo kugukura mu isoko uribuka uragira nk'imurinja, baguhembika iyi pantaro iciyemo yo kwambara, igipantaro cyashaje, ukimanura mu iriba udahirira inka.
ntabwo nakubona ngo mvuge ko ari we kereka wivuze. wabona umuntu nka Samu wabaye mu nka watoraguye ingata azigurisha azijyana bamuha igikombe cy'ikigage mu ruhango, ukabona ariko Samu wakongera guhaguruka n'umudamu wawe. Abana barahari bahagurutse niba bahari abana babo, nimundebere umuntu wari umushumba w'inka z'abana akabyara agaheka abana bagakura bagahereza Imana icyubahiro. Nibuka iminsi ya kera ukambara kora ukavuga haleluya bikeze, ishuri gatambuka, icyo wari uzi ari ugutukana ibitutsi by'abashuri. Kumbandisha njya kwiga sinagaruka, njya gucumbika, ngarutse barambaza ngo nari nagiye, ndababwira ngo sinari ndari. Ntabwo nangaga kubandwa, ahubwo nangaga amagambo bavugaga kuko nabyanze ntarakizwa. Amagambo n'imyambarire n'ubugoryi bwabaga burimo, ndahunga. Barinze bacika intege batarambandisha, ndashima Imana ko ntabanzwe. Ndahunga ndagenda, nigaga mu mwaka wa 4 primaire, ndabacika sinagaruka, namaze kumenya ko uwo mugoroba barara babaha. Ndagenda ndarana mu rutare, ndahibuka ku mugezi, ndaryama, ngaruka mu rugo saa 7 z'amanywa bukeye. Guca mu bikomeye rero kwa Dawidi byatumye avuga iyi Zaburi, aravuga ageze ku murongo wa 5 ati nibuka iminsi ya kera ntekereza iby'imirimo yawe nkuramburira amaboko. Ntawe utashima Imana. Haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko gusenga Imana, ndasenga Imana mbere yo gusenga ndakubaza ngo ubuntu ushima Imana uko bikwiriye. Watekereje neza iminsi ya kera, urayibaza imirimo y'Uwiteka kuri wowe, usanga washimye Imana uko bikwiriye. Tugiye gufata umwanya dusenge, kuko byaba bibabaje uri umuntu witirirwa Imana utagifata umwanya wo kwibwira ngo Mana warakoze. Mwami Imana yacu, turi ahangaha ku ntego y'umukozi wawe Pastor Samuel. Dutekereza imirimo yawe kuri twebwe, twibutse iminsi ya kera, kenshi turasanga tutaragushimye uko bikwiriye. Uduha imbaraga zibidushoboza, kandi uduha umwuka wera wo kutuyobora. Iri teraniro ndarisengeye, uko byagenda kose, inzira zose umuntu yanyuramo, Mwami Imana yacu, ujye uduha umwuka wera wo kutuyobora kugushima, kuko aricyo kidukwiriye. Urakoze kuko wabonye iri teraniro, urakoze kuko wabonye amagambo yarivugiwemo kandi yerekeye kuri wowe, kandi urakoze kuko ururukiye kubana natwe. Turakwiyeretse ukomeze kubana na buri muntu wese. Urakoze kuko ubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.